igishimishije nuko n'ubukiri mu kazi. Hanyuma n'uyu munsi rero gahunda Imana ifite, twasomye ijambo ry'Imana ngo Yesu yiyumvamo ko agomba kugenda, ngo ageze hariya ngo hari imbaraga nyinshi eshanu, buri wese agira urubaraza rwe. Muri izo eshanu tutagiye gusobanura, tubonye umwanya twakwibwiriza mukongera mugacya, mukongera bwira mugacya, wasangamo urwawe. Harimo kandi ngo harimo abarwayi benshi, niko ijambo ryavuze. Harimo abanyunyuzi, harimo abaremaye, harimo ababaye ubusa, harimo abashonje, harimo abavugwa bafite uruvugwa rurangiritse, harimo abazwe n'abandi, harimo abaraswe n'abandi, harimo abakarandase mu miryango, harimo ababuze urubyaro, harimo n'ababyeyi bakabura icyo nabo babyaye, harimo ababuze urushako, harimo n'abashatse bikanga, harimo imfubyi, harimo n'abafite ababyeyi babitayeho, ariko harimo n'abafite ababyeyi batabemera. Hano hantu harimo abantu bafite ibyo kurya, ariko harimo n'ababifite bakananirwa kubirya kubera nta mahoro. Ngo harimo abantu benshi. Yesu ubwo ahanyuze yitegereje muri abo bose, ahita amenya umaze igihe kirekire. Yesu azi igihe umaze. Amen.